Amen. 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 Ayirwa umuntu ufite Imana Yakobo. Amen. Amen. Ayirwa umuntu. Ayirwa umuntu. Amen. Amen. Ndavuze ngo hahirwa umuntu ufite Imana Yakobo n'umutabazi uzaje ahora tubona. Haleluya! Ore Jésus Christ. Ndavuze ngo hahirwa umuntu ntabwo ufite amafaranga, ntabwo uhiriwe wari ufite amafaranga, ntabwo uhiriwe wari ufite amashuri, ntabwo umuntu uhiriwe wari ufite ababyeyi, ntabwo umuntu uhiriwe wari ufite imiryango ikomeye, ntabwo umuntu uhiriwe wari ufite akazi keza. Hahirwa aranga umuntu. Haleluya! Oya, hahirwa, hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, afite umutabazi uzamurengera mu makuba. Asifiwe. Amen. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Uwo ngo ni uhiriwe. Ibindi byose ni inzishingikirizo umuntu agenda yishingikirizaho kandi bwacya bikarangira. Abantu bishingikiriza ku miryango, abandi bakishingikiriza ku mafaranga, ariko ubutunzi bujya bwitera mu babo bukagenda. Hariho n'igihe cy'amafaranga atakemura ikibazo kikabaho kandi amafaranga ahari, uburwayi bukazamuka kandi amafaranga ahari, kandi ayo mafaranga ntabashe kukuvuza ngo ukire. Ariko hahirwa umuntu we. Haleluya! Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo. Uwo ni uhiriwe. Uwo ni uhiriwe. Uwo ni uhiriwe. Kuko ni umutabazi uzamutabara mu byago no mu makuba, kandi si rimwe si kabiri tubona Imana igutabara. Uwo ni uhiriwe. Naho ibindi byose byo nta mumaro. Ni uzawe. Ariko umuntu ufite Imana ya Yakobo. Haleluya! Uyu munsi wamubona nk'upfuye, ariko ejo ari gutambuka kagenda bahoje ndi umukristo, kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Yesu nashimwe. Abantu ibintu bishingikirijeho nibabishyire hasi, kuko hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo. Yesu nashimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rifite umutwe w'ijambo uvuga ngo muhagarare duhamye Imana, kuko iyi Imana uyihamije neza
asifiwe. Yo! Haleluya! Imana ihamije neza. Igihe kiragera ikaguhamiriza abantu bagusuzuguye. Ahantu usuzugurikiye yewe wayihamije neza. Ahantu wasuzuguriwe. Ahantu wasuzuguriwe niho Imana yiheshereza icyubahiro muri wowe. Aho wasuzuguriwe hamya Imana neza gusa. Waba ucecekere mu kigeragezo cyawe, mu ntambara zawe, mu bukene bwawe, mu bintu biriho byose, hagararana neza n'Imana. Hagararana neza n'Imana. Imana niyo izahagukura. Aho wari kuvugirizwa induru niho uzavugirizwa impundu. Haleluya! Amena. Abantu batangiye bafashwe. Ako kantu ari narakumva. Ariko ako nakazanywe n'Umwuka Wera. Yesu nashimwe. Ahantu gusuzugurirwa hamya Imana neza. Imana yadusaba ko tuyihamya kugira ngo izina ry'Imana rizayishurwe rihabwe icyubahiro. Kadusome ijambo ry'Imana. Reka nongere Zaburi ya mukozi w'Imana twazanye adusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 2. Arabanza asome ku murongo wa 46, arabanza asome ku murongo wa 17 ageze 19, aze gusimbuka asome 46 ageze 49. Some mu izina rya Yesu.